Praise the Lord. Yesu ashimwe, ndakwegereje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri mu migabane y'isi ukuri dukurikiye ukunda ijambo ry'Imana, ugishakisha ubwiza bw'Imana, Imana iguha umugisha. Ndagira nkubwire ngo wageze ahantu hanyaho, ugeze ahantu hura n'imbaraga z'Imana, ugeze ahantu usanga ubwiza bw'Imana topi nini. Ndakwiyegereje, Imana iguha umugisha, guhaye ikaze kuri Golgotha Temple Ministry, guhaye ikaze muri Sinzapfa Nzarama. Aha dukomeje rero guhanura ubuzima bwawe, tukwatura ijambo rikomeye ry'imbaraga rivuga ngo ntuzapfa uzarama. Cyangwa ukimara nawe kuryumva nawe ukarisubiramo kandi ukagira kwizera ukakira ubuzima. Imana iduhana umugisha rero. Ndakwiyegereje, ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Niba ugezeho ubwa mbere ngusabye inkunga gukanda subscribe, unasharinge ubutumwa kugira ngo bwamamare, ubwami bw'Imana bukomeze kwamamara. Idahemba nk'abana b'abantu, itareba nk'abana b'abantu, irabiguhera umugisha. Reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, izina rye nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya wawe mwiza ugiye gukiza imitima ya benshi. Unyemerero wirarikire, kandi umuntu wese ubashije kumva ubutumwa bwawe yakire gukira, yakire ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tudatinze rero, turi ku ntwari. Turacyari muri bya ishurirwa ry'intwari. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntwari yitwa Samusoni. Intwari yitwa Samusoni. Umugabo witwa Samusoni yabaye intwari, uko Imana no yaduhishuriye mu ijambo ry'uyu munsi. Imana iguha umugisha, wowe uri kudukurikirana, utarambirwa kudukurikirana, ndetse nawe ugezeho bwa mbere. Najya nkubwire ngo iri jambo rimanukiye kugira ngo nawe uhinduke intwari. Iri jambo nuryumva neza ririmo imbaraga zigushoboza kuba intwari. Reka nkubwire ngo intwari zikunda kuba nkeya, kubera yuko intwari ni igikorwa gikomeye cyane cy'ubutsinzi. Inkwati yo gutsinda rero byagutsindaga, inkwati yo kunesha ibyakuneshaga, inkwati yo kuba intwari mu izina rya Yesu Kristo. Turi kumwe na Reverend Nsaguyamire Moses, imbata Yesu Kristo. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Adusome ijambo ry'Imana twumve, tuganire ku butwari bwa Samusoni. Tugiye gusoma Abacamanza igice cya 15, turasoma ku murongo wa 14, turakomezaho gatoya. Ngo ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Nuko abona igufa ry'umusaya w'indogobe, ararisingira aryicisha abantu 1000. Nuko Samusoni aravuga ati, rega umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1000. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana iduha umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo Samusoni ni umugabo w'intwari, ni umugabo wavutse mu buryo budasanzwe, ni umugabo wavutse mu gihe mama we byari bimugoye ko abyara, kubera yuko mama we kubyara byari byaranze. Ariko igihe kimwe uwo mubyeyi ahura na marayika. Nushaka gusoma neza mu mateka uzasubira inyuma usoma igice cya 3, uzamenya uko Samusoni yavutse. Samusoni yavutse mu buryo bw'igitangaza. Mama we yamutwise ku bwa marayika wari wimanukiye. Na makuru n'umwana yohereje marayika araje ahagararana na mama we, ndetse arongera agaruka bwa kabiri. Samusoni n'uwaho amateka ye yo kugira ngo atwite, mama wamutwite cyangwa avuke, nuko amateka ya Samusoni, nuko Samusoni yavutse. Ndagira ngo mbwire yuko Samusoni yavutse Imana yavuze, mama we yamutwise Imana yavuze, ndetse hari n'amabwiriza ababyeyi be bahawe mu gihe bari barimo habwa isezerano ryo gutwita Samusoni.
marayika yabwiye mama we aramubwira ngo ugiye kuzabyara umwana, ngo kandi ngo icyuma cyogosha ntabwo kizagera ku mutwe we, iryo ni isezerano. Kandi arongera aramubwira ngo uzirinde kunywa ibisindisha. Arangije marayika asiga amubwiye ibintu atagomba kuzashyira mu nda ye, kubera ko yaragiye kubyara intwari yitwa Samusoni. Topinini lesideko. Uri hehe? Sinzi aho uherereye twumva, ariko reka nkubwire ngo muri iri jambo muri sinzapfa nzarama harimo imbaraga zizura abacitse intege. Mu ijambo ry'Imana Imana itunyuzamo hariho amavuta akangura umuntu, kandi hariho amavuta amanukira umuntu akakira imbaraga. Ibyari byaranze gukunda bigakunda. Reka nkubwire ngo ni ibiki biri kukunesha, ni ibiki biri kukubangamira. Reka nkubwire ngo mu ijuru hari Imana igitanga ubutwari, hari Imana iruta byose, hari Imana ikuzirikanye, hari Imana ije kuguhorera ku byakurwanyije n'ibyakubujije umutekano. Nari mvuze ngo hari Imana ije kuguhorera. Uyu Samusoni yavutse kubw'umugambi w'Imana, yaraje guhora, yarajivutse kugira ngo agirire nabi Abafilisitiya. Niyo ntego Imana yari yatumye Samusoni avuka. Nusoma neza ijambo ry'Imana icyo gice cyose ukagisoma n'icya 15 n'icya 14, urasangamo intego yatumye Samusoni avuka. Samusoni yavutse rero kubw'umugambi w'Imana, kubwo kugira ngo abangamire Abafilisitiya. Nari mvuze ngo muri iri jambo Imana imanuyemo imbaraga zibangamira ibikurwanya. Muri iri jambo hari imbaraga zimanutsemo zisenya ibigusenya. Muri iri jambo hari ubutware bumanutsemo buze gusenya ubundi butware bwose bukubangamiye. Nari mvuze ngo muri iri jambo harimo imbaraga zije gukubita ibikurwanya. Imana yarabimenye kurwanywa, Imana yarabimenye yuko ari abarwanya isezerano ryawe, Imana yarabimenye ko hari ibikubujije amahoro, ariko iki akira imbaraga. Topinini lesideko. Akira imbaraga muri iri jambo, wowe ugira ubuntu Imana ikakurarika. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igwagurukirije Samusoni ngo agukubitire Abafilisitiya bari imbere. Imana igurukirije Samusoni ngo akuneshereze ingabo zikurwanya. Umvugire ngo aminu byakire bikubere bityo. Tugarutse rero twanagira ngo unyuremo gakeya mu mateka ya Samusoni. Samusoni Imana yamukoresheje ibintu bikomeye cyane. Yabaye umugabo w'umunyambaraga, aje gukura umugabo w'umunyambaraga. Hano ijambo ry'Imana riratubwira no ku murongo wa 14 mu gice cya 15 ngo ageze Irehi Abafilisitiya bamusanganira urusaku, maze ngo umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, ngo imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe. Ngo Abafilisitiya bamusanganije induru y'urusaku. Ntabwo yari induru y'urusaku yuko bari bamwishimiye, ntabwo ari induru y'urusaku rw'uko wenda banezerewe ko babonye umunyambaraga Samusoni, ahubwo ni induru y'urusaku yuko bari baje bumvaga uwabajengereje witwa Samusoni wababangamiye. Bumvaga yuko hari icyamubayeho, yaboshywe. Bumvaga yuko bamubonye bamuri y'urwaho. Amen. Wibuke yuko najya nkwibutse intego y'Imana kuri yatumye Samusoni avuka. Akavuka ari umunyambaraga, akavuka ari umwana utazogoshwa umusatsi nk'abandi, akavuka ku bwa marayika, ari marayika ushyizeho itegeko. Wari umugambi wo guhorera, wo guhora Abafilisitiya. Kuri ubu bwoko Samusoni yavukiyemo kwari kugira ngo Samusoni agenda abahorere ku banzi babo b'Abafilisitiya. Yesu aduhane umugisha. Igihe rero Samusoni yari yageragejwe akabohwa, bari bazi ko bamuburiye urwaho, bavuga ati umwanzi watubuzaga kugirira nabi Ababisiraheli arapfuye, acitse intege, birarangiye. Umucunguzi Imana rero ahagurukije. Turabona umuntu none yaraboshywe. Reka mvugane nawe. Haleluya, haleluya. Reka mvugane nawe ngo hari ukuboko kumanutse kukurengera, hari ukuboko kumanutse kugusindira ibyagutsindaga. Topinini lesideko. Twihuse rero kubw'igihe, igihe bari bikusanyije bavuze bati ubu bwoko Samusoni avukamo bwari bwatangiye kunezerwa yuko umucunguzi wabwo yavutse. Ati none araboshywe.
ngo bamusanganiye urusaku disi we. Urusaku bamusanganiye se kugira ngo rwari urw'iki? Rwari rw'ibyishimo. Bari bazi ko baje kuniga Samusoni ngo bamurangize umugambi w'Imana. Imana yatumye Samusoni avuka, umugambi Imana yari ifite bucogore. Nari mvuze ngo rero icyo Imana yavuganye nawe nta kintu na kimwe kibasha kukitambika. Kanguka eka topinini lesideko. Uranyumvishije ariko we warusinziriye, uranyumvishije we warutsinzwe. Turi kuganira ku ntwari, turi kuri Samusoni. B'intwari ariko wakwakira amavuta y'ubutwari. Uratsinzwe, byuka wakira imbaraga. Umvira ijambo neza, topinini lesideko. Umva muri iri jambo harimo imbaraga. Tubonye Imana idukoresha iby'ubutwari. Muri iri jambo harimo iby'ubutwari. Kanguka, kanguka, kanguka umunyambaraga we, utsinde. Baraje rero ngo bazi ko baje guhora Samusoni ngo bamugirire nabi. Bibiliya tubwira ngo nuko abona igufa ry'umusaya. Tusubiye inyuma gatoya, ngo maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiriye. Ngo bimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Reka ngo mpanure ubuzima bwawe ariko kampanure kuko ndi umuhanuzi pe, ndabizi neza kandi nguhanurira ukakira birakora. Ngiye guhanura ku buzima bwawe, reka nyemerera mpanure, kandi reka nkubwire ngo Imana irabishatse irabitegetse, kandi nyemereye guhanura. Reka mpanure ubuzima bwawe nkubwire ngo imigozi umwanzi yaraguhambirije, ariko imigozi umwanzi yarakudadiye amaboko, aguhambira amaboko ngo ihindutse imigwegwe ngo ishiririye di. Amen. Niko data mbwiye, wamvugiye ngo amina ariko. Haleluya. Imigozi umwanzi yaraguhambirishije amaboko, aho umwanzi uvuga ko yarakudadiye. Samusoni bari bamugerageje. Ntabwo twavuze byinshi ku bya Samusoni kubw'iminota. Hari habaye ikigeragezo gituma Samusoni bamuhambiye, ariko ngo umwuka w'Imana kubw'intego y'Imana yatumye Samusoni abaho. Ngo umwuka w'Imana amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe. Nari mvuze ngo muri iri jambo harimo imbaraga z'Imana, muri iri jambo harimo umwuka w'Imana, muri iri jambo harimo umwuka w'Imana. Bisubiremo, ukimara kumvira ijambo akira imbaraga zicagagura iyo migozi umwanzi yakubohesheje. Ukimara kumvira ijambo, reka imigozi yose aho umwanzi uvaga yarakudadiye urekuke mu izina rya Yesu. Icyo ushinzwe rero ni ukuryumvira ijambo topinini, warangiza ukakira ukavuga ngo Mwami ndizeye, tuzashimana Imana. Yesu aduhana umugisha. Ujya sincoje se ngo nuko ngo ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Niki cyatumye Samusoni ibimuhambiriye bidohoka bikamuva ku maboko? Igihe abanzi be bari bazi ngo baje kumuhora, bazi ngo baje gutobanga umugambi w'Imana. Abanzi ba Samusoni bazi ngo umugambi w'Imana baje kuzimya. Ayiwe, Uwiteka ngo yamujeho cyane, ngo maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Ndagira nkubwire ngo ibyo uri kunyuramo byose Imana irakureba, ibyo uri gucamo byose Imana irakureba. Maze nugira ubuntu ukumva wumvishira ijambo, umenye ngo Imana yari yaguteguye kugira ngo uryumve, kugira ngo ube umutsinzi, kugira ngo iminyururu yari idadiye amaboko yawe irekure, kugira ngo ibyari biguhambiriye bihinduke nk'imigwegwe ishiririye. Bibiliya yatubwiye ngo nuko abona igufa ry'umusaya w'indogobe ngo ararisingira arigicisha abantu 1000. Reka nature ku buzima bwawe nkubwira ngo ibyari bikuboshye, ibyari byarakurwanyije, ibyari byarakudadiye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uyu munsi bibura ubuzima. Iri jambo kimara kuryakira bibura amahoro aho biri, mu izina rya Yesu. Yesu urizeye kimara kumvira ijambo uce bugufi dusengana Imana. Data, mu izina rya Yesu nsenge umuntu wese wumvishira ijambo, ndamwingingiyeho hari, reka iminyururu yose icike, reka imigwegwe yose ibyo bamuhambirije bihinduke nk'imigwegwe ishinziriye, ibyo bamuhambirije byaba ibyo mu bapfumu,
Yesu, byaba ibyo mu bahanga bigize abahanga n'abanyabwenge, mu izina rya Yesu, ukunga umwuka w'Imana uri muri iri jambo. Umuntu wese ukibasha uzabasha kumvira ijambo, ubashije kuryumva yakira imbaraga, akanguke yakira ubutsinzi, iminyururire kure ibyari bimuhambiriye byose bihinduke nk'imigwego isinziriye ishiririye. Urakoze kumvisha gusenga kwanjye, ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Reka mubwire ngo byari biguhambire birakurekuye, ibyari bikuziritse bihindutse nk'imigwego ishiririye. Ngaho rambura amaboko ujye mu byawe, rambura amaguru winjire mu mugisha wawe. Imana y'amahoro iduhana umugisha, umutima wawe nufunguke ugubwe neza mu izina rya Yesu. Ari kumwe na Reverend Saguyamiyeri, imbata ya Yesu Kristo. Musabe gukana subscribe niba ari ubwa mbere no gusharinga. Iyo wayikozeho biba bihagije, ntabwo bakoraho kabiri, gukoraho rimwe bikaba birahagije. Imana iguha umugisha. Bye bye.